turabashimiye inshuti mukurikirana ibiganiro byacu, turabashimye mwe mudahwema kutugezaho ibitekerezo ndetse n'abashoboye gukora subscribe cyangwa sabone ndetse na like, mwemeza n'igikumwe cyo hejuru koko niba ibiganiro byacu bibanyura. Tubahaye ikaze rubyiruko rw'u Rwanda, tubahaye ikaze banyarwandakazi kwivomo ry'umuco. Kuri uyu munsi rero ikiganiro nabateguriye nkuko nayo basezeranyije mu kiganiro cyahise, nabasezeranyije ko nzabagezaho uko kera barambagizaga, gusaba ndetse no gukwa n'imihango byajyanaga. Ni byinshi cyane ariko ndagerageza kubihina mbacire ku mayange wa mugani w'abarundi, mbabwire muri make uko byakorwaga. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho na Sangano Papias. Ikaze nanone inshuti bavandimwe mu nteze yombi, mu kiganiro cyahise nabagejejeho inshamake ku bukwe bwa kinyarwanda bwo hambere, ubukwe gakondo. Mu bice bine nabagejejeho bigize urwo ruhererekane rw'ubukwe bwa kinyarwanda bwo hambere, igice tugiye kuganiraho ni igice cyo kurambagiza, gusaba no gukwa. Nubwo twese duhuriza ku nyito imwe cyangwa ijambo rimwe, ubukwe bwa kinyarwanda bwo hambere, ariko u Rwanda rwacu, u Rwanda dutuwe rugizwe n'uturere twinshi. Utwo turere rero nitwo turugira u Rwanda nyine rugari rw'abanyarwanda. Mu turere buri karere kagiraga umwihariko cyangwa kagira umwihariko mu kinyarwanda cyiza gitomoye cyo muri ako karere, uko byakorwaga, uko basabaga ndetse n'imigenzo n'imihango. Ntabwo utwo turere usanga tuyihuza, harimo uduhuza imihango n'imigenzo ariko utwishi ntiduhuza, ariko byose bikaba bikubiye mu ijambo mu nyito imwe, ubukwe bwa kinyarwanda bwo hambere. Nabaha nk'urugero abanyabuganza mu karere k'ubuganza, ubwanamukari, ubwanacyambwe, ubudaha, ubukonya, umurera, ubugoyi ndetse n'ikinyaga. Mu bufundu se naho byifashe bite? Ntabwo inyito bayihuzaga. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe ibyakorwaga n'imyiteguro yabaga muri icyo gikorwa. Mu Rwanda rwo hambere rero byari umuco. Igikorwa cyo kurambagiza akenshi cyakorwaga n'umubyeyi w'umugabo, se w'umuhungu. Abo bakambwe, abo basaza bararaga iya rubika, bakazindukira umuryango babonyemo umukobwa. Ntabwo byabaga bisaba ko imiryango ibiziranye, nubwo akenshi babaga baziranye, ariko yarabazindukiraga batazi ikimugenza, yihitira kugira ngo arebe. Ndabwira abakobwa, mwabarimwe nimwe ndi kubwira, kugira ngo arebe niba imbuga yiwanyu isa neza, niba wabyukiye ukitabira umurimo. Barebaga uko witabira umurimo, bakareba uko imbuga yiwanyu isa neza niba isukuye, bakareba imigenderano ibahuza n'abo muturanye, kugira ngo umuntu atazagenda akubita urume rwateraga bya bisebe biza munsi y'amano. Murabizi kera nta nkweto zabagaho, ariko bagiraga isuku kugira ngo bo kurwara ibyo bisebe. Ntabwo ari byo gusa barebaga niba inka zikukiye, niba zacaniwe, bakareba amatungo magufi, ndavuga cyane ihene,
niba zasohwe zikaba ziziritse aho zigomba kuba ziri kandi nabwo hari isuku. Icyo gihe rero iyo umusaza yagushimaga yaragendaga akitegura, nyuma agashaka abikorezi bakikorera ikibindi cy'amarwa, ndavuga ikigage ndetse n'umukuzo w'urwagwa, akaza agana umuryango wa mukobwa maze akavunyisha akabatura inzoga, bakicara bakaganira. Iyo nzoga kenshi niyo yabaga igaragaza gufata irembo ryarafatwaga, ndetse wa musaza akaza no kuhava ababwije ukuri ko yakunze umukobwa wabo, yamubengutse, afite uburere, ari umuntu witabira umurimo utagundira ikirago. Akava rero ababwiye yuko azagaruka aje gusabira umuhungu. Mbere yuko bahana umunsi ariko se w'umukobwa yasabaga igihe cyo kubitekerezaho, agateranya umuryango, ndavuga ba se wabo na ba nyirasenge bafite uruhare ku mukobwa, ndetse akababaza icyo baba bazi kuri uwo muhungu, niba baba bazi uwo musore wo muri uwo muryango. Ntibyaciragaho rero kuko na se w'umukobwa yabaga abonye umukoro, agafata igihe cyo kugenda mu gace gatuyemo wa muhungu kugira ngo barebe koko niba ari umuhungu w'umunyamutima, niba ari umuhungu urangwa n'ibikorwa, bakareba ibikorwa bye, bakareba ubutunzi yagezeho, bakareba niba ari umuhungu ufite imbaraga zo kuba yatunga urugo, koko atazabicishiriza umukobwa inzara. Umusore kenshi yubakirwaga n'ababyeyi, yabaga yarahawe umunani, ingabano ye ndetse n'ibindi yishakiye ku giti cye ari byo yagabanye, impano bagiye bamuha, ndetse n'umutungo niba afite amatungo mu rugo, kuko kera byari umuco, abenshi nubwo babaga badafite amashyo menshi ariko babaga ari aborozi. Se w'umukobwa rero nawe iyo yashimaga umusore yafataga intumwa agatuma kuri ba mwana, bakazahura bakumvikana umunsi wo gusaba. Iryo hura ryabo rero nabwo bumvikanaga amashyo y'inka bazakwa, cyangwa se niba bazamukwa isuka. Inkwano ntabwo yari ikiguzi, ahubwo yari urwibutso rw'ababyeyi. Hari abavuga ngo abakobwa bo hambere bashyingirwaga bataziranye n'abahungu. Nibyo koko hari ababaga bataziranye, ariko abenshi babaga baziranye, kuko burya umuryango wajyaga kuguha umugeni, umuryango wajyaga kurambagizamo wabaga uwuzi, ntabwo ari bwo bwa mbere mwabaga muhanye abageni. Nta mpungenge rero zabagaho, kuko ababyeyi bo hambere batangaga uburere ku bana babo, bakabamenyesha kirazira, bakababwira ko nibatatira igihango bagasebya umuryango bazaba ibivume. Niyo mpamvu bamushyingiraga uwo bataziranye, kandi bakarwubaka kugira ngo adasebya umuryango, akagira impagarike, akabyara, agaheka, akabyara hungu na kobwa. Atenda mukunda ngabo y'ikirenga, atenda mukunda ngabo yisonguriye, ejo bundi azaza kubareba. Umutima utoroka igitereko, iryo banga ryawe kuri bwihirwa naryo ngohorehewe nakire, ngo umusore wasumba musaza we. Umutima utoroka igitereko, atuma umuhungu nsize inyuma, yacuritse icuma arariturura, ko yihenza akarahira ngo harashaka
mushiki wanjye umutima utoroka igitereko mbabazi we ku mutima unoroza igitereko n'uwo muhungu azabivuga hatese n'uwo muhungu abigenje atese uwo muhungu abihikitse ate uwo muhungu azaturuka hehe kubwira ngo kwamutwaye